Abantu bamaze iminsi bari kwibaza icyo usabwa kugira ngo utunge plaque yanditseho izina ryawe bwite imbere kuri plaque n'inyuma akandikaho izina ryawe. Ni icyo usabwa. Ugasanga kuri plaque yanditseho Teacher Shumbusho imbere n'inyuma cyangwa se yanditseho wenda skills. Ni icyo usabwa. Benshi bagiye bambwira amafaranga ngo ni menshi, umusoro ni mwinshi, ariko ngiye kuba busobanuro burambuye nshingiye ku igazeti kanashingira no ku makuru nahawe 100% muri polisi no muri rura. Icyambere, ishuri Skills Driving and Language School ni ishuri twigisha neza indimi zitandukanye. Izi ndimi byumve neza, ntabwo tuzigisha kuzandika kuko twese twarize secondaire na kaminuza. Tuzigisha kuzivuga kuruta kwandika. Kwandika biya gakeye. Ukamenya kuvuga neza Icyongereza, ibanga nta rindi. Mukora ama debate menshi, tuba dufite ama debate atandukanye kuva kuwa mbere kusa kwa gatanu ugahitamo class kunogeye ukurikije n'umwanya wawe. Dukorera Remera neza hano mu Giporoso hafi neza na KFC uvuye ku muhanda wa Prince House. Mutugane. Reka rero dusobanure cyo kintu mucyumve neza hagati aho ku muntu wifuza prozwari iminsi 5 yonyine gusura yibona kandi wasobanukiwe neza amateka y'umuhanda n'ubundi bujyanama. Perime prozwari nta utsindwa ni itegeko. Twagiye kugira ngo utunge iyi plaque ndifashisha igazeti. Ingingo y'125 126 plutôt ivuga ko iyandikwa ry'inyaziga ry'abantu bikwa uti cyabo ibyambasada n'imiryango yabibumbye n'inyabiziga byose bikora nka ambasada n'ibifite urusoro rwo bw'ambasada byandikishwa mu kigo cy'imisoro. Iryo sabwa rekezwa n'icyemezo cy'uwakoze imodoka cyangwa se yacuruje iyo icyaziga ari gishyashya. Icyo cyemezo cyerekana nomera moteri, ingufu za moteri n'umubare ntarengwa abagenzi azatwara mu cyaziga cyawe ndetse n'umubare ntarengwa w'ibyo n'uburemere ntarengwa bw'imwe bw'ijya azatwara. Icyemezo kandi cyerekana ingeri cyabiziga, ingufu z'icyabiziga n'uburemere bwacyo bwite. Izina cya kampani cyakoremo, umwaka cyasohotsemo, byose ni ibiranga icyaziga gishyashya ugiye kucyandikisha bwa mbere mu kigo cy'imisoro. Bavuga ko icyapa ndanga kiranga icyabiziga mu gihe cyose gisize ku cyabiziga cyawe kigomba kugira ibara risa umweru imbere ku modoka, inyuma rigasa umuhondo. Nyamara inyuguti n'imibare byanditse mu bikasa ibara ritandukanye. Rishobora kuba isa umukara ku nyaziga ry'abantu bikwa buti cyabo cyangwa se wenda ibyinjira mu gihugu by'agateganyo cyangwa se wenda ibyo twitaho ni ibyinjizwa mu gihugu byatumijwe mu mahanga n'acuruzi babyo cyangwa se rumureke n'amakuzungu n'ibindi nzagenda mbigarukaho. Ikindi, ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda kuri plaque zose imbere gishyirwa ibumoso kuri plaque, inyuma kigashyirwa ku ruhande rw'iburyo. Turi mu busobanuro bwo kugira utunge ino plaque. Kuri iyo ngingo akomeza avuga ko mu gihe cyose yifuza gutunga plaque yanditse ku izina bwite ryawe yaba imbere cyangwa se inyuma, igomba kuba iyo plaque idafite irindi zina ihuriyeho n'undi muntu. Ikindi, imisoro y'igihugu kabari yarangije yose. Hanyuma iyi plaque kuyihabwa amafaranga yishyurwa ni ibihumbi cyangwa se ni miliyoni 2. Aniyo mafaranga yishyurwaga mbere, nyuma vaho bamaze kubona ko abantu batangiye kuzisakaza ari benshi bagera kuri miliyoni 3. Maginga yanga mu mwaka turimo ni miliyoni 5 kugira ngo bambare ino plaque. Iyi plaque amafaranga wishyura uyishyura rimwe kandi ukayishyura rimwe, nta yandi mafaranga uzongera gutanga. Cyakuza gutanga umusoro wa leta w'icyabiziga bisanzwe wandi wa buri mwaka, ariko nta yandi mafaranga wongera gutanga ari hejuru y'umusoro w'iyi plaque wishyuye bwa mbere. Icyitonderwa, iyi plaque ushobora kuyikodesha none cyangwa se ejo ukayishyira ku cyaziga cyawe ukayivanaho. Ibyo ngibyo biremeye cyane nta kibazo. Ikindi, ntabwo umuntu uwo ari we wese abujijwe kwambara no plaque. Mu gihe afite ubushobozi wemerewe kwambara no plaque. Ikibazo ni basa rero, iyi plaque kubera iki twese tutayambara kandi dufite amamodoka arahenze? Ni gute umuntu ashobora kugura imodoka $50,000 cyangwa $100,000 cyangwa se $30,000 cyangwa $15,000 akaburesha nazo kugura plaque? Guys, twige natwe agaco ko kuba abasirimu. Aho rero bituruka akenshi impamvu tutazabona benshi bazambara nuko akoze ikoreshwa cyane mu kwamamaza iryo zina cyangwa se zigakoreshwa cyane mu byamamare bashaka kuzamura cyane izina ryabo cyangwa se bashaka kumenyekanisha cyane ibikorwa byabo na company zabo. Ikindi, mu Rwanda nabonye batemera cyane kino plaque wayishyiraho izina rya company yawe kugira ngo ujyamamaze. Ntago nabonye babyemera. Ushyiraho izina ryawe gusa, ariko plaque nabonyeho na society batayemera. Ariko sinabibajije byo, niba nawe wayishyiraho bikakunda ntago
ndabisobanukirwa, wenda nzabibwira mu bindi points. Ikindi bavuga ko igihe cyose yifuza cyangwa se ukeneye guhinduza ino plaque uzamenyesha ikigo cy'imisoro mu gihe tarenze iminsi 8 uhabwe plaque isanzwe. Ariko sinibaza impamvu babikora kiri kugiye kujya mu kindi gihugu.